Murakoze banyarwanda uru ni urubuga rwacu ni umwanya wo kugira ngo tuganire ahari ikibazo tuhagaragaze ibisubizo tubyishakemo umwanya urafunguye rero hano muri KCC yego hari abo mbona bazamuye ikiganza hariya munsi ya screen Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire nuko duha uyu mwanya ntabwo ari uguhereza uyikosore bisubiremo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire njye banyita Trésor Gashonga ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100 product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko zazi marinated amwe mu sauces dukora turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege nk'urugero hari ibintu ukosore ntabwo ari uguhereza turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduhereza turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduha ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance nk'urugero nk'urubyiruko buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bijye bagusaba collateral cyangwa se ingwate mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate ikindi nanone kubagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye kubera yuko ntabwo twese tugira amalone urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga ye nk'urugero nk'urubyiruko company yanjye ihereza akazi abantu 25 iha akazi abantu 25 ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100 ariko bikunze ku buryo ki kubona amaloans mu buryo bworoshye byajya bishoboka mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basanga 500 twabasha guha akazi abantu basanga 500 ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basanga 1000 ikindi tukabasha no kuba twakoreza ibyo dukora mu mahanga ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora murakoze cyane Trésor reka twakire n'ibindi bibazo nka bibiri ubundi bisubirizwe rimwe niba hari undi ushaka kugira icyo avuga hano mutagira ngo nabateye umugongo rwose namwe ndabareba yes Muraho neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa abayobozi b'igihugu mbaje kubashimira cyane njyewe nitwa Krista Bizumuremyi nkaba ntuye mu Bubiligi I'm a student who is aiming for a communication degree and a bachelor's
if you allow me, I will continue in English to express myself correctly. Before I start, I would like to thank everyone for being here. I don't take this chance for granted because I've already learned a lot of insights about my country, how it's growing and where we have to grow. So first, I would like to commend the government for a strong investment in digital services and effective technology here in Rwanda. But as a Gen Z, for what I see around the world is increasingly embracing the artificial intelligence. And my question was if we are exploring how AI can be a leverage to support our vision in 2050, especially in innovation. Thank you very much. Murakoze cyane Krista, kandi twibutse n'abandi kurasa ku ntego. Reka twakire undi umwe hanyuma tubone kujya no kuri site ya Nyabihu. Abanyabihu mwe mwiteguye turaje mu kanya. Twakwakira ikindi kibazo kimwe hanyuma tugakomeza. Twibuke guhina hanyuma turase ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimiyimana Marie Rose, nitabiriye umushyikirano nturutse mu karere ka Ruhango. Ndashima ikiganiro cyiza kimaze gutangwa ku iterambere ry'ubukungu kandi rirambye. Ariko kuri kino kiganiro nahise ngiraho ikibazo. Ni byiza koko ubukungu bw'igihugu cyacu buri kwihuta kandi igihugu cyacu cyateye imbere ku buryo bugaragara kandi byivugira. Ariko mfite ikibazo kirebana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Ese ubushobozi bw'umuturage buhuzwa bute n'iterambere rirambye, dore ko ibiciro ku isoko bizamuka umunsi ku wundi? Murakoze. Murakoze cyane Marie Rose. Eka duhere nko kuri Minister Paula, Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Hari ikibazo Krista yabajije, ese turiteguye mu byerekeranye n'ubwenge buhangano? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego turiteguye mu bijyanye n'ubwenge buhangano. Twashyizeho politiki ijyanye n'uburyo twakwitegura nk'igihugu, uburyo dushobora kubyaza umusaruro ubwo bwenge buhangano. Ubu ngubu ingamba zikaba zishyizwe mu burezi, mu buzima hamwe no mu buhinzi. Bitavuga yuko n'ahandi hose tutazashyiramo imbaraga, ariko aho niho twagiye dukurikije strategy n'inyigo twakoze, niho hagaragara ko dushobora mu myaka 5 iri imbere kubona umusaruro uhagije ujyanye n'uburyo twakwifashisha ubwenge buhangano. Nyango ibintu bitatu politiki yacu ireba no kugira ngo turebe uburyo twakwifashisha ubwo bwenge buhangano mu iterambere ryacu nk'igihugu. Icya kabiri ni ukubaka ubumenyi ari ku baturage n'abarikoresha ubwo bwenge buhangano umunsi ku wundi. Icya gatatu ni ukubaka companies cyangwa startups zishobora kugira izo solutions zagenda zibyazwa umusaruro zikaba zanatangwa hanze y'igihugu. Ibyo byose rero bikaba bisaba ubufatanye n'abantu batandukanye, bikaba bisaba ko tunareba n'ubufatanye ku rwego mpuzamahanga kugira ngo uko iterambere rya AI rigenda riba natwe nk'igihugu dushobore kuba twabyifashisha mu ngamba zo guteza imbere igihugu cyacu. Murakoze. Murakoze cyane Minister. Mbere ko tuva hano, Minister Yusuf, hari ikibazo cya mbere cyabajijwe na Trésor ndetse n'icya Marie Rose, mwabifatanya mukabasubiza tukabona kujya kuri site. Yes, murakoze. Hari ikibazo Trésor yabajije kijyanye n'ingwate ariko n'amafaranga ahenze yo gushora muri business bafite. Icyo twababwira nuko muri Development Bank of Rwanda BRD harimo imishinga ifasha business ntoya. Nkuko mbyumva ndabona business ishobora kuba itarakura cyane, business ntoya, business z'urubyiruko, business
z'abagore, business zikora mu buhinzi, izi business zose zifite facility muri BRD ifasha ibintu bibiri, ifasha gutanga garanti ku badafite ingwate no gufasha kubona inguzanyo zihendutse. Icyo nababwira cyane cyane Trésor, mwatugana tukareba business zanyu, hanyuma tukabahuza na bank y'iterambere, hanyuma tukareba uko tubafasha. Hanyuma ku kibazo cy'ibiciro bizamuka, cyane cyane ibiciro by'ibiribwa, ikibitera cyane ni umusaruro muto, umusaruro udahagije, cyane cyane umusaruro w'ubuhinzi. Nta kindi igisubizo ni nk'uko Minister w'ubuhinzi yabivuze, tugomba kuzamura umusaruro. Umusaruro ntabwo urimo kujyana n'umubare w'abaturage wiyongera. Hari pressure ikomeye iterwa n'umusaruro muto udahagije, ku buryo nta kindi igisubizo ni ukuzamura umusaruro, kandi nabyo nk'uko twabisobanuye nabi tugiye kubishyiramo imbaraga. Murakoze Minister Yusuf. Abari kuri site ya Nyabihu twongeye kubaramutsa cyane, umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukasine Riyada, ndi Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa, ntewe ishema no kuba ngiye kubagezaho uburyo nakiriye impanuro mwaduhaye. Umuturage w'akarere ka Nyabihu afite aho avuye, afite n'aho ageze. Ubu ngubu umuturage wa Nyabihu abasha kuvuga Icyongereza. I can speak English. Ni ukuvuga ngo rero nyakubahwa, impanuro mwaduhaye twazumvise, zaba ico mu Kinyarwanda zaba n'izo mu Cyongereza. Twiteguye kuzishyira mu ngiro. Mu by'umwihariko tugiye kwigira kugira ngo nibura turebe ko twakwihutisha iterambere ry'umuturage, twirinda uwatumeneramo uwo ari we wese. Ndashimira gahunda mwashizeho yo kohereza abana mu marerero no kugaburira abana mu bigo by'amashuri. Iyo gahunda idufasha kurwanya igwingira mu bana, ndetse iturinda drop out mu mashuri. Ababyeyi nabo tubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibikorwa byacu by'iterambere. Nyakubahwa rero, ndashimira by'umwihariko ibitaro bya Bigogwe mwaduhaye, byaje byunganira ibitaro by'akarere byubatse mu murenge wa Shira. Ibira bitaro bya Bigogwe byakira umubare munini w'abaturage ku buryo birenze ubushobozi bw'ibyo bitaro. Nanone inyubako z'ibitaro bya Bigogwe ni iza kera. Ibitaro rero bikeneye kwagurwa, gusanwa, kongererwa ubushobozi kugira ngo umuturage abashe kugira abone serivisi zimugenerwa uko zingana kose, azibone mu gihe gito kandi heza. Yego Eliada, Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, namwe murasobanutse. Twibuke kurasa ku ntego kugira ngo n'abandi babone umwanya wo kubaza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Dusabe Bernard, nkaba Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Mu by'ukuri ibyo kubashimira ni byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko reka ngaruke ku gikorwa cyiza cy'indashyikirwa mwatugejejeho nk'Abanyarwanda cyo kudushyiriraho umurenge Sako. Bityo ndase ku ntego mbabwira ko twanejejwe cyane na automation mwashyizeho, aho umunyarwanda nangwa se umunyamuryango atakibikuriza mu murenge we gusa, akaba abikuriza mu karere kose nyirizina kagizwe n'imirenge 12. Bityo ibyo bikaba byaradushimishijwe mu bishimirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sinasoza ntatanze icyifuzo
mu by'ukuri ndabizi neza yuko mushimangira ihame ry'iterambere, nkaba mbasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mwashyizeho gahunda ya automation tukaba tubikuriza mu karere, byaba byiza mudukoreye automation mu rwego rw'igihugu ku buryo umunyamuryango ava muri Nyabihu akagera Nyagatare akagera Rusizi adatwaye amafaranga mu gikapu, ahubwo agasangayo serivisi z'imari, bityo bikamworohera. Murakoze, turabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze cyane Bernard, icyifuzo cyawe cyumviswe. Mbere yuko tugaruka kugira ngo Minisitiri w'Ubuzima asubize ikibazo cya Eliada, reka tubanze twerekeze muri Gakenke. Gakenke, mwiriwe neza, muratwumva? Umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Niyonizeye Salomo, nkaba ndi umwe mu baturage batujwe mu mudugudu w'ikitegererezo wa Kagano ho mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke. Nkaba mpagurukijwe no kugira ngo nze kubashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ariyo mpamvu nsaba abantu bari hano kugira ngo bantize amashi kugira ngo mbashimire. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu ngubu ngewe Niyonizeye Salomo, ngewe ibyishimo birandenze kuko uyu munsi nkurikije aho nari ntuye hashira ubuzima bwanjye mu kaga. Uyu munsi nkaba naragiriwe amahirwe yo gutuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo, nkaba ndi umwe mu baturage bangana n'imiryango 124 imaze gutuzwamo. Ariko uyu munsi ngewe kuba mpagaze ahangaha nuko bindenze, nukuvuga ngo u Rwanda rurimo rurushaho kugenda rundyohera, kuko muri imyaka 3 maze muri uyu mudugudu nibwo u Rwanda rundyoheye kurushaho, kuko indi myaka 39 namaze nayo maze ndi mu mubabaro. Ariko uyu munsi ndanezerewe kuko ndi mu mudugudu w'ikitegererezo, aho ndi kumwe n'abandi, kubwo aho narindi nsigaye ntuye ku musozi ndumwe, abandi baragiye bagenda bakahansiga kubera ko hari ibiza. Ariko uyu munsi nkaba ntuye ndi kumwe n'abandi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira. Kandi nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira ko ubwo mukomeje gutekereza ku muturage, umudugudu dutuyemo uyu munsi ukaba uri kubakwamo n'agakiriro. Nanjye nkaba ndi kwishuri ubu ndi kwiga kugira ngo nzakoreshe imbaraga zanjye mu gihe tuzaba twamaze gutuzwamo agakiriro kamaze kuzura, nkazakoreramo ubusuderi, nanjye nkazarushaho kugumya kwiteza imbere. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo navuga byinshi kuko mbivuza hari nafata ukwezi cyangwa se umwaka, kuko mu myaka 39 nari mbayeho nabi. Ibyo navuga ni byinshi cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo nsaba Imana ikukomereze, iguhe amagara mazima kugira ngo ukomeze kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane. Twakwakira undi muntu umwe Gakenke tukabona kugaruka. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye ni Mukashyaka Placide, nkaba ndi urubyiruko rwo mu karere ka Gakenke. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira nk'urubyiruko amahirwe muhora muduha gushyiraho Youth Connect, tugaragaza ibikorwa byacu, dufite imishinga mwadushyiriyeho n'amarushanwa y'umurenge Kagame Cup. Twese turayitabira, dukina umupira, gusiganwa ku maguru, aho ntakitwa Placide nsigaye nitwa icyogere mu kwiruka, aho maze imyaka 4 mbu wa mbere ku rwego rw'igihugu mu gusiganwa ku maguru, ndetse imidari n'amashimwe mpora mbyakiranya kuba perezida wa repubulika. Bityo bikaba byaramfashije kwiteza imbere, nkaba mfite business nkora naravuye mu bushomeri. Akarere ka Gakenke dufite ikipe y'abagore, aho nanjye ndi rutahizamu nkubita shot umupira ntugaruka. Nyakubahwa perezida wa repubulika, tukaba twifuza ibikorwa remezo bya siporo bidufasha gukomeza kwagura siporo zacu, cyane yuko na siporo n'ubuzima. Akarere kacu ka Gakenke karangwamo n'imisozi, aho dufite umusozi wa Kabuye. Ni umusozi mwiza cyane ugendwa na bose, cyane cyane twebwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, tukaba twifuza abashoramari baza kuhakora ubushoramari, bikazafasha abakerarugendo ndetse natwe twese kubona aho baruhukira, kubona
ibiryo bitunganyije neza ndetse natwe abanyagakenke tugakomeza tukabona imirimo cyane cyane natwe urubyiruko. Urakoze cyane rutayizamu. Uherutse inaha mu karere ka Gakenke ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7/2024 mwatwemereye yuko muzagaruka tugasangira ikigage. None rutayizamu abakorerabushake twariteguye dufite isuku ndetse twarwanyije n'ibiyobyabwenge nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Rutayizamu urakoze cyane, mukomerezaho n'ubutumire buriya bwamugezeho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Nyingameto Franka, ndimana guhiga y'akarere ka Ngoma. Ndi umurezi witeje imbere nk'abandi n'umuhinzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabashimira cyane byimazeyo, mu bukungu turakataje, imibereho myiza, imiyoborere myiza ndetse n'ubutabera kuri bose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akarere kacu kagizwe n'imirenge 14. Iyo mirenge 14, imirenge 6 yose ikora ku biyaga byiza bitatse akarere kacu, ari byo biyaga Mugesera na Sake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turahinga tukeza, ariko mfite ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cya mbere, turasaba ko mwaduha umushinga wo kuhira kugira ngo tubashe guhinga tweze mu bihe byose, yaba ibihe by'imvura ndetse n'izuba, tugira umusaruro ibihe byose. Bizadufasha ko urubyiruko ruzabasha kugira imishinga y'iterambere ishingiye ku buhinzi, ndetse natwe tuzabasha kwihaza mu biribwa dusagurire n'amasoko. Kandi hari n'icyo mwahoze muduha mutubwira ko umusaruro w'ubuhinzi ari muke, bizadufasha ko umusaruro w'ubuhinzi urushaho kuzamuka cyane. Icyifuzo cya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turifuza ko mutwemere mwadukorera umuhanda w'umurenge wa Sake ndetse n'umurenge wa Mugesera, aho iyo mirenge ikora kuri ibyo biyaga twababwiraga, kugira ngo bidufashe mu guhahirana ndetse no kugeza umusaruro ku isoko, kugira ngo mu buhinzi bwacu tubashe kwigira. Mwahoze mutugira inama ko babaza cyangwa ibitekerezo bohereza ku mbuga nkoranyambaga mwabidushyiriraho kuri izi screen, hanyuma tukabirebaho. Hari uwitwa Mukunzi Penina yanditse kuri X avuga ngo dukumbuye vibes za UCI na campaign bayobozi. Ati bayobozi, nta yindi show muri kudupangira? Abayobozi bapanga show ibyo ari byo byose, Minister utuma twishima, ngomba kutubwira niba tuzishima. Hanyuma kuri X nanone Uwimbabazi ati ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwiriya mihanda y'icyatsi mwaduhaye, tuyikoreraho siporo tukabungabunga ubuzima, ni myiza cyane pe, ku buryo n'abantu basigaye bahaterera ivi. Ati mwatubabariye iriya mihanda y'icyatsi mukayikwirakwiza no mu gihugu hose koko. Kuri Facebook uwitwa Musabwa Abdul yatubwiye ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi gahunda y'isuku ni nziza. Nkuko Kigali yacu ikeye, natwe niko dukwiriye guhora dukeye. Ubundi niki kitubuza gukaraba neza, tukambara neza, tugasa neza, ubundi tukagenda duhumura neza vraiment. Ati tureke rwose guhumura nabi muri bus, ntabwo biri smart, ntabwo twaba abakire, ntabwo twagera muri 2050 muri 2050 tutari smart. Ubwo baravuga mu Kinyarwanda ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Kubyerekeranye n'imihanda ya siporo, Minisiteri ya Siporo cyangwa se ibikorwa remezo, ubwo mwakunganirana mukatubwira icyo muduteganyiriza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo koko hari gahunda yo kongera iriya mihanda ya siporo. Abanyarwanda barabibonye ko twahereye Nyarutarama dukurikiza Kimihurura, ubu turi kwitegura gutangira ku Irebero n'ahandi zakomeza hagere abanyarwanda bidagadure. Murakoze. Murakoze cyane. Hari indi comment? Hari uwifuza kubaza wo muri African School of Governance?
akaba yitwa Mohamed Ndanusa, twamuha umwanya. Good afternoon, Your Excellency. Ladies and gentlemen in the room, my name is Ndanusa Mohammed. I'm from Nigeria. I'm a student at African School of Governance. When the Prime Minister was making a review of economic performance, Murakoze cyane. Michel, umwanya n'uwanyu mbere yuko tusoza inama. Murakoze Sandrine, ikiganiro cyacu natwe cyari cyasoje. Nkuko nari nabivuze kare, nagira ngo nongere mbyibutse, cyari kigamije kwiga ku iterambere ry'ubukungu rirambye, cyane cyane hashingiwe ku ruhare rw'inzego za leta zitandukanye n'abikorera. Numva rero nkuko twabyumvise, hari abajene benshi bafite business ntoya zishakisha cash, nkuko Minister Telesfort yabitubwiye. Turakomeza gushyira hamwe dufatanye kugira ngo dukomeze kwiyubakira igihugu cyiza gifite iterambere rirambye. Numva twahinira natwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro.